Nshuti mudukurikiye kuri CBN TV, tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko mumenyereye, turafatanya mu kiganiro twise intego z'itorero. Tukaba turi mu ngingo twatangiriyeho ubushize, ingingo ikomeye yo kuvuga uburyo abantu bashobora guhinduka abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, n'icyo basabwa gukora n'uburyo bwo kwitwara kugira ngo bahindure bagenzi babo abigishwa beza. Uyu munsi rero tugiye kuganira tureba ishusho y'umwigishwa mu nyigisho zegereye iza Bibiliya. Inyigisho za Bibiliya ashaka kuvuga ni inyigisho abantu ba kera bigishaga, cyane cyane aho mu bice byegereye aho Bibiliya yatangiriye, aho ubwoko bw'Imana bwatoranirijwe, mu bice byaba ari ibice byegereye igihugu cya Siriya, byaba ari ibice byegereye i Babuloni uyu munsi bita muri Iraq, byaba ari ibice byo mu Bugereki aho isezerano rishya ryagiye rinyura, aho abigishwa bagiye banyura muri iyo mico. Ibyo byose bikagenda bigirana isano n'ubutumwa n'uburyo abantu bagiye bumva umwigishwa muri Bibiliya. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iki cyigisho. Tukareba rero ubundi ijambo umwigishwa ryatangiye ryari, abantu bahereye ryari bavuga umwigishwa. Umwigishwa yatangiye kubaho ryari? Ese ni ryari abantu batangiye kugenda bigisha abandi, abantu bakicara kugira ngo bakurikirane ibyo ababatambutse twita bigisha babarusha, babibahe, babatoze, nabo bakomeze umurimo wo guhindura abandi abigishwa mu bibyo bitekerezo bitandukanye, byaba ari ibyabo cyangwa ari byo bigishijwe. Muri iki kiganiro nagira ngo mbararike mu nkurikire, dufatanye, kandi ndizera ko Imana iduhana umugisha kuri CBN TV. Muvandimwe, umwigishwa mu nyigisho zegereye iza Bibiliya twamusobanura gute? Abahanga mu by'ijambo ry'Imana n'abagiye bakora ubushakashatsi ku bijyanye n'abigishwa bavuga ko ijambo umwigishwa ni ijambo rya kera, ni ijambo ryatangiye kera cyane. Abashakashatsi bagendaga bashakashaka bareba aho iryo jambo ryaba ryaraturutse n'igihe abantu baba baratangiriye gukora uyu murimo wo guhindura abandi abigishwa ku isi. Abantu bagerageza bose kureba ibyabayeho mbere yabo. Icyo babonye ni iki? Bavumbuye ko hari ahantu mu bice by'isi bitandukanye bagiye babona ibikoresho bigiye byanditseho amagambo, ibikoresho byagiye bicukurwa munsi y'ubutaka bashakisha. Bigaragara ko hari abantu bagiye babikora basa nk'abarimo kwiga, abandi bakabikora basa nk'aho barimo kwigishwa. Ibi rero bagiye babipima, bakabijyana mu bigo bipima bikoresheje ibyuma by'ubuhanga, bakabona abantu batangiye kugenda bigisha abandi n'abandi babakurikira nk'abigishwa mu myaka hagati y'imyaka 3000 n'ibihumbi 2000 mbere ya Yesu Kristo. Ibi cyane cyane byavumbuwe mu rugo rw'umwami wa Siriya y'uyu munsi, mu rugo rw'ubwami imbere aho bigishirizaga. Abantu bakeka ko haba ariho hatangiye amashuri, abantu bigisha abandi, abantu bahindura bagenzi babo abigishwa. Icyo gihe rero ako gace ka Siriya ukamanuka ukajya mu gace ka Iraq uyu munsi ahahoze ari Babuloni, hagiye hagaragara amashuri arimo intebe, ahantu abantu bashobora kuba baricaraga bakigishwa. Murumva ko ari kera, imyaka 3000 ni imyaka myinshi. Icyo gihe abantu bari baratangiye kujya bicaza abandi bakabigisha, bakagira ibyo babaganiriza, byaba bijyanye n'iyobokamana, byaba bijyanye n'imiterere y'aho babaga bari, ibya politike, iby'ubuzima busanzwe, ariko bigishaga abantu. Bivuga ko umurimo wo guhindura abigishwa waje mbere cyane na mbere y'iyandikwa rya Bibiliya. Ibintu byavumbuwe rero bigaragaza ko amashuri ari umuco wa kera. Bigaragaza ko igihe abantu babaga bari mu ishuri barimo kwiga, habaga hari umuntu mukuru twakwita umwigisha, wunganira abanyeshuri, wunganira abiga. Abanyeshuri ubwo
tuvuze mu ijambo ry'iki gihe, ariko nanone twavuga muri rya jambo turimo dukoresha rya Bibiliya ry'abigishwa. Nanone ubundi bushakashatsi bwakozwe mu Egiputa cyangwa mu Misiri bigaragaza ko naho mu mateka yabo amashuri yabayeho kera, ariko yabaga ashingiye cyane cyane ku rusengero. Abigishwa baragendaga bagasanga abigisha, bakabasanga aho bigishirizaga, bakabaha ubumenyi. Bwabaga ari ubumenyi bujyanye no kuboneza imitekerereze yabo, bujyanye no kubasobanurira uburyo ibigirwamana bikora, nabyo barabyigaga. Byasaga nk'uko twabyita ko ari nk'ishuri rya teolojiya ry'uyu munsi, ariko abakurikiraga babaga bafite umwigisha, umwigisha nawe afite abigishwa bari imbere ye. Ahandi ibintu bigaragara byo kwigisha abantu ukabahindura abigishwa bawe ni mu Bugereki. Naho habaga abigisha mbere ya Yesu Kristo, naho ni mu myaka isaga iyo ngiyo twagiye tuvuga. Umwe muri abo bigishwa bo mu Bugereki, wenda twatangaho urugero, abantu bazi cyane, wabayeho mu myaka 470 imbere ya Yesu, ni umwigisha witwaga Sokarate. Yabaga afite abandi nabo bamukurikiraga agenda abigisha. Uyu munsi twita abanyeshuri, ariko muri icyo gihe cya kera babaga ari abigishwa. Umwigisha rero wakoresheje ibitekerezo cyane kandi yari afite abigishwa benshi ni uyu Mugereki. Tuzagira igihe nawe cyo kumuvugaho mu bindi biganiro, tugire uko tuganira mu bijyanye no kuboneza ibitekerezo dushingiye ku buryo yigishaga abanyeshuri be, uburyo bwa gihanga. Tuzagerageza kubusobanura mu buryo bwa Kinyarwanda kugira ngo abantu babyumve neza, ariko nawe tuzamugarukaho ikindi gihe. Rero aba bigisha ba kera nubwo tubavugaho, tuzagera igihe cyo kubagereranya nanone n'umwigisha mukuru ari we Yesu Kristo. We yigishaga ate? Atandukaniye he n'abariya bose bagiye bigisha muri biriya bice by'isi no mu bice by'amateka? Icyo tuzakiganiraho. Tuzashingira ku jambo ry'Imana uko ribitwereka, dushingiye nawe uko mubona Yesu mu buzima bwanyu, uko mwamwakiriye. Inyigisho za Sokarate nk'uko twazivugagaho tuzigarutseho, zagiye zikwirakwizwa hirya no hino ku isi. Abigishwa be harimo umwigishwa we ukomeye nawe waje kuba umwigisha witwa Plato, ari mu bantu bagiye bakwirakwiza inyigisho mu myaka 427 imbere ya Yesu Kristo. Kubera ko Plato rero twashoboye kumenya ibitekerezo bye, uko yakurikiye ubuzima bwa Sokarate nawe akaza kugira ibitekerezo bye, nawe tuzagenda tumuvugaho ariko mu bindi biganiro bitari iki ngiki cy'uyu munsi. Aba bose rero bagiye bagira abigishwa, bakaba bafite uko babigisha nuko babereka imibereho yo kwizera, imibereho yo gutekereza kwa gihanga, kandi bakabakurikira bigahindura ubuzima bwabo. Twebwe rero uyu munsi uwo tuzagenda twibandaho cyane wahinduye ubuzima bwacu muri iki cyigisho cyo guhindura abantu abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo ni Yesu Kristo bwe, Imana nzima yigize umuntu. Bavandimwe, tugomba gukomeza gutekereza neza twifashishije Bibiliya, isezerano rya kera n'isezerano ry'uyu munsi, uko ritwinjiza muri uwo murongo. Umwigisha w'iburengerazuba bw'isi, bariya twagiye tuvuga, bari abigisha bo mu Bugereki no muri Siriya n'ahandi, ndetse n'abigishwa babo, bashobora nanone kudufasha kuzumva neza umurongo none Bibiliya itanga, kuko nanone Bibiliya yagiye yandikwa mu muco ubegereye cyane. Mu gihe bari abigishwa bo tuvuga bo mu Bugereki, bazadufasha none gusobanukirwa umwigishwa wo muri Bibiliya mu isezerano rishya, kuko nawe uko isezerano rishya ryanditswe mu muco wa Kigereki, bivuga ngo harimo isano ikomeye, uruhurirane rw'ibitekerezo n'imyitwarire y'abigishwa bo mu gihe cy'isezerano rishya ndetse n'abigishwa bo mu gihe cy'Abagereki mbere ya Yesu, uko batekerezaga, uko bagendaga, uko babonaga ibintu, uko bigishaga, nuko abigishwa bafataga ibyo bigishwa, bigiye bifitanye isano cyane yegeranye. Ibyo nabyo bizadufasha. Icyo tugomba kumenya rero gikomeye nuko inyigisho umwigisha yazikwirakwizaga akaziha abigishwa be, abigishwa be bamara kugera ku rugero rushyitse, nabo bakagenda bagashinga amashuri yabo, nabo bakabigisha. Nimurankurikije neza, umwigisha wo mu gihe cya kera
yashingaga ishuri, abigishwa bakaza bakiga, akabigisha, bamara kugera ku rugero bumva basobanukiwe, nabo bakajya mu bindi bice by'igihugu hirya no hino bagashinga amashuri, nabo bagahinduka abigisha, bakagira abandi bigishwa. Ni naho tuza kubonamo itandukaniro risa nkaho itari ritandukanya Yesu Kristo nk'umwigisha mukuru hagati ye n'abandi bigisha bo mu gihe cyamubanjirije nabo mu gihe cye. Ku ishuri rya Yesu ni ukomeza kuba umwigisha mukuru. Twebwe twese turamukurikira, inyigisho ze tukazumva, ariko tugakomeza kuba abigishwa. Ishuri rya Yesu ntirirangira. Ishuri rya Yesu ntirufataho diplome ngo uvuge ngo natashye. Twese dukomeza kwigishwa. Ikindi gikomeye gitandukanye no mu gihe cy'Abagereki, nabo muri Siriya, nabo muri Babiloni, nabo mu Egiputa, nuko twebwe ntabwo tugenda ngo dushinga amashuri yacu. Birashoboka ko abantu bagira umuhamagaro wo gushinga amatorero, birashoboka ko abantu bagira umuhamagaro wo gushinga amashuri y'iyobokamana na teolojiya, ariko so bahinduka abigisha bakuru. Umwigisha mukuru ni umwe, ni Yesu Kristo. Nubwo twagenda tugafasha abandi kwinjira muri uwo murongo wo kw'abigishwa, ni twebwe twahindutse abigishwa ba Yesu Kristo, dukomeza nanone kugenda duhindura abandi abigishwa ba Yesu Kristo. Ngiryo itandukaniro rikomeye riri hagati y'umwigisha Yesu n'abandi bigisha bamubanjirije n'abamukurikiye n'abazamukurikira. Birashoboka ko uyu munsi nawe haba hari ikigero waba ugezeho cyo gusobanukirwa iby'ijambo ry'Imana n'iby'agakiza ka Yesu Kristo, ariko ntushobora guhinduka umwigisha mukuru, uracyari umwigishwa. Niyo mpamvu natwe twaje uyu munsi kugira ngo dukomeze gufatanya iyo nzira yo kwiga. Nanjye urimo kubabwira iki kiganiro uyu munsi, n'abandi bazankurikiraho babigisha muri uyu murongo, bose baracyari abigishwa. Tumenyaho gake, Mwuka w'Imana akadushoboza, tukagenda natwe tugahindura bagenzi bacu abigishwa nk'uko natwe turi abigishwa uyu munsi. Icyo twavuga rero ni uko umwigishwa igihe cyose yabaga ari ku ishuri yakurikiraga umwigisha, agategereza ko agera ku rugero rushyitse bakamuha diplome cyangwa bakamubwira ngo turakwemereye, genda nawe uhinduke umwigisha ukomeze wigisha. Kandi icyo yagendaga akora ni uko yagendaga yigisha inyigisho z'umwigisha we wa mbere, uwamutoje, uwo yatoreje ku birenge bye, ariko yashoboraga no kugera igihe bamaze kumuha uburenganzira agashyiramo inyigisho ze. Muri iyi nyigisho yacu rero, icyo dushaka kugarukaho kugira ngo tubabwire ni uko abigishwa b'Umwami Yesu ishuri ntibajya barisoza, kandi n'iyo bagiye kwigisha abandi nta gihe na kimwe bemerewe kuzashyiramo ibitekerezo byabo, nta gihe na kimwe bemerewe kuzashyiramo amahame yabo. Turi abigishwa ba Yesu, tugenda duhindura abandi ku ishuri rye, nabo bakaba abigishwa ba Yesu, ariko ibyo twigisha ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo ari ibitekerezo byacu, si amarangamutima yacu, si ibigezweho, si ibivugwa n'abadukikije n'ibyo abadukikije bifuza, ahubwo ibyo tuvuga ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera biri muri Bibiliya, kandi bifite ipfundo mu byanditswe byera, mu butumwa bwiza bwa Yesu, bishingiye ku buzima bwe, imibereho ye, ibikorwa yakoze, ibyo yigishije, gupfa kwe no kuzuka, ariho tuhaboneye agakiza kuzuye. Ibyo twabonye ni ingingo tuzaheraho, tuzaganiraho. Ikindi twabonye ni inkomoko y'umwigishwa. Umwigishwa twabonye ko yabayeho kuva kera mu bihe byatambutse, mu mico yabanjirije iyandikwa rya Bibiliya, abigishwa babagaho n'abigisha babagaho. Ariko none ikindi twaje kugenda twinjiramo, tuzakomeza kwinjiramo mu buryo bwimbitse mu biganiro bitaha, nuko Umwami Yesu ari we mwigisha mukuru, twebwe turi abigishwa. Igihe cyose duhora turi abigishwa ku ishuri rye, nubwo dukangurirwa kujya kuzana abandi kuri we, dukomeza kubazana turi abigishwa. Kandi ibyo tugenda tubabwira si ibyacu nk'abigishwa ba kera bageraga igihe bakumva ko ishuri barirangije bakigisha n'ibyabo. Ibyo twigisha ni ukuri kw'ijambo ry'Imana gushingiye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane kuba mwampaye umwanya kugira ngo tuganire. Tugiye gutangirana uru rugendo
tuzakomezanya n'abagenzi banjye tuzagenda dufatanya kuri CBN TV kugira ngo turusheho gusobanukirwa ni gute twahinduka abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, ni gute twahindura abandi abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo, uburyo ni ubuhe, ibyiza ni ibihe, ikigamijwe ni iki, tubigisha iki. Ibyo byose tuzagenda tubisangira kandi bizadufasha. Mu biganiro bitaha rero ndabibararikiye kuri CBN TV, mudukurikire dufatanye, namwe bizabungura kandi nawe nibikuryohera kumva bimeze neza bigufasha ubisangize na bagenzi bawe. Biroroshye nkuko baye bakangurira mu ikoranabuhanga bibabwira, mushobora kwiyabonesha kuri iyi chaîne ya televiziyo mukajya mubasha kubona ibiganiro by'uburyo butandukanye, ariko by'umwihariko iki ngiki turimo kuganirana twateruye uyu munsi. Ndabararikira kwiyabonesha, gukora subscribe, kubaza ibibazo aho habigenewe hasi muri commentaire cyangwa muri comments. Ababikunze mukatwireka ko mubikunze, nawe ifiteho ingingimira mukavuga muti ariko hariya ntago tuhemeranya neza, hariya muzahinjiremo neza cyane kugira ngo mudusobanurire kurushaho. Turiteguye kugira ngo dufatanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.